Mana urabizi ndakubaha, Mana urabizi nta kintu na kimwe, nta tegeko ryawe nishe, nta kintu cyawe njye nsuzugura. Mana kuki ushaka kuki wareka nkapfa no munsi, kuko kuki wareka ubuzima bwanjye bukajya mu kaga iki gihe? Murabizi ntinya hano hari ndikumva mfite ubwoba, ndikumva ngiye guhanuka. Mana mbabarira byibura undindi ry'uno munsi, mbabarira byibura mbashe kumanuka ahangaha. Mana urabizi ntabwo siniba, sindi igisambo, sinishe n'ikimenyimenyi rwose. Mana njye ndi n'imanzi, wambabariye byibura nkamanuka ahangaha. Mu gihe Maka ari kurira nyine we ubona byamurenze, ibintu byamubanye ibibazo, Rose we nyine aricaye aratuje, uri kuvuga se wabaye iki? Ko ndi kumva wa papa byatari, uri kumva wagize ubwoba, maze ngiye ndi kumva ari byiza, ndi kumva ewana, ndi kumva ahubwo ubu ngubu nahaguruka nkaguruka ewana, ibintu ndi kumva ari byiza cyane. Maka ati wambabariye ukicara utagwa koko, wambabariye ko ndi kumva mfite ubwoba, mbabarira wicare basi utaza koko. Ati ejo nibwo nashyinguye nyogokuru, niwe muntu nari mfite mu buzima bwanjye, nta kintu ndiho, nta nyine byamucanze, nyine yabuze n'icyo avuga nyine, ariko ari kuvuga amagambo nyine adasobanutse, nyine ibintu byose nyine afite ubwoba bukomeye cyane. Avuga ati mbabarira Mana, byibura ninjye nari nsigaye njyenyine, byibura mbabarira, nta nubwo bwose nyogokuru yagiye kandi amukundaga, ariko nanjye ntabwo nshagupfa aka kanya Mana. Mu gihe akivuga gutyo nyine Rose yaravuze ati burya bwose sha ndabimenye, ni wowe kuri cya kiyaga cyagiye rya joro, ni wowe. Maka aravuga ni njyewe se, habaye iki, bimeze bite? Rose aramubwira ati ibuka rya joro ryo kuwa gatanu nimugoroba turi ku kiyaga, ati nabimenye, ni wowe wari uri kurira ngo wapfushije nyogokuru biki n'ibiki. Maka aravuga ati okay ndabyibutse. Maka nawe ahita amubwira ati burya bwose ni wowe wa mukobwa nyine wari uri kurira nawe ngo babyeyi bawe gutya na gutya ngo bagufata nabi, ngo ibiki n'ibiki, ngo ufite akazi keza. Rose aramubwira ati yego rwose ni njyewe. Ati numvaga ahubwo hari ahantu nakumvishe, nkumva ijwi ryawe ndarizi, ariko nashaka isura nkayibura. Maka aravuga ati okay, nanjye numvaga ijwi ndizi, ariko kameme nibwo bwa mbere nkikubona, ahubwo se uri wo muri izi karitsiye? Mu gihe rero bo bari kuganira hasi nyine, abantu bacitse ururondogoro y'abana bari kuvuga ati bimeze gutya na gutya, noneho uri kumva ibintu bya panike binavuyemo, batangiye kuganira, nta nubwo basa naho batibuka ko bari no hejuru. Abantu bari hasi bo basakuje, hasi ni kure ku buryo utapfa kuvuga udasakuje cyane ngo uwo hejuru akumve. Bari kuvuga ati bari abantu se baravayo gute, bari gupanga ukuntu abandi bari buveyo. Hasi ho hejuru ho bibereye batangiye kumenyana nyine, batangiye kuganira bisanzwe nyine. Mu gihe bari kuganira nyine Rose aramubwira se nyogokuru wawe se basi wamushyinguye mu cyubahiro? Maka aravuga ati naragerageje kandi ndagushimira kuba byibura baransigira amafaranga, ndabizi ko ari wowe yasize, kandi ndabizi ko nubwo wagiye wenda utavuze ewana, ndabigushimira cyane, warakoze n'ukuri Imana izaguha umugisha. Avuga ati nuko wenda nakabaye ndi hano hejuru, ntazi niba nzahava, ariko byibura nari kuzakwitura byibura ukabona ko byibura wenda nawe wafashije umuntu nyine w'umugabo, ukabona ko wafashije umuntu ukwiriye gufashwa, kandi nanjye nari kuzakwitura pe. Rose aravuga ati hoya ntago ari ngombwa kunyitura, nta kibazo, kumva utuje, ubu ngubu ndi kumva ndi muri mudu nziza, ndi hano hejuru, nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye naba ndi gukora ikintu nifuza, naba ndi gukora ikintu nshaka, nyine ndumva nyine ngiye kuba ndi hano hejuru, ntago ari ikibazo, ngende ndabyishimiye pe, ndabyishimiye. Noneho Maka aravuga ati sinzi impamvu uri kwishimira kuba uri hano hejuru, njye ntingira ubwoba bw'ahantu hejuru, kandi urabizi ko ngiye nikoreraga hasi, sinajyaga ngera hano hejuru, ubundi rimwe mwanyoheje munzana hano hejuru, none reba ngiye gupfa. Rose aravuga ati akusi urapfa wishwe n'iki? Ngata ariko rwose uzi no gusenga ngo Mana ngo urabizi ngo ndi imanzi ngo ndi akuse kuko byanyabyuri n'imanzi. Maka ngati rwose mbabarira, ibyo ngibyo reka tubyihorere, basi igire nkaho utabyumvishe.
icyo ngiye nshaka ni ukuva hano. Rose aravuga ati hoya twiganire, none se n'ubundi niba n'ubundi utari udafite umupangu w'ukuntu uri buhave reka twiganirire nyine bisanzwe bya nyabyo uri imanzi. Rose aramugana ko Mark aramubwira ati yigo ariko rwose mana njyewe mfite ubwoba, ntabwo ndi kumva ibintu twakabigize iby'imikino, ntabwo ndi kumva twagakwiye gukinira hano nyine kuko ahantu nawe urabibona ko ari habi, umuntu ashobora kuhaburira ubuzima. Rose aramubwira ati okay ntaribi nyine ntaribi. Rose ahita yongera arahaguruka amera nk'umuntu nyine ewana nyine nta hantu hari ibaze guhagarara hejuru ni ikintu kimeze nk'ikizero, ibaze nko guhagarara hejuru y'ikizero. Yego nyine hafite ahantu wakandagira kuko ari ikintu nyine kinini, ariko nanone nyine ewana ni ugushyira ubuzima bwawe muri risike nyine ari guhagarara ariko kongera agahita asutama nyine nawe afite ubwoba nubwo nyine ari kwihagararaho. Mark aramubwira ati rero reka nkubwize ukuri, wenda ushobora kuba aribwo bwa mbere ukoze ibi bintu ariko ibintu birimo risike, dushobora gupfa isaha n'isaha. Rose aramubwira ati ariko njyewe ntabwo ntinya gupfa, ntabwo ndi kumva ninya gupfa ati kuko njyewe nanakifuje ko nanapfa, ahubwo aka kanya nanakwifuje ko aka kanya ahangaha turi pe nanakwipfira kuko nta kintu na kimwe kiri mu buzima bwanjye cyatuma mbukumbura, cyatuma numva ko nagakwiye kuba nyine nyifite ubuzima wapi pe ntacyo nkubwisha ukuri. Mark aramubwira ati ariko uko byagenda kose bishobora kuba bitameze neza uno munsi ariko ejo bikazamera neza. We wikwiheba, wikumva ko ibintu byose byakurangiriyeho, wikumva ko nyine ibintu byose upfuye byaba bigiye mu buryo. Tibaze ko nyine ufite ababyeyi, baze ko ufite abavandimwe, ubwo siri kumva basigara hehe. Numvishe kandi ngo unafite wenda n'umuhungu, yego wenda nubwo wenda ari uwiwanyu bagushyiraho bagubwira ko agomba kugutereta ku ngufu, ariko ntago ari ngombwa ko wumva ko nyine ibintu byo gupfa wabizanamo hano. Riga umenye ko upfuye nanjye ubwo ngubwo nahita mpfa kuko turi hano n'ikikaraga ukawugira umwaka ukagwa ugapfa nanjye ndapfa. Ubwo rero ntabwo mbabarira basi wenda bivuga no ku bintu byo gupfa, n'ikindi no kuvuga ku bintu byo gupfa nk'umuntu afite ubwoba. Mu gihe hasi ho nyine bari gushaka uburyo bakora abo bantu, inzego zishinzwe umutekano zaje bahamagaye papa wa mukobwa nawe yaje, papa wari kuvugana n'abacuti bese ubundi mwagize hano gute. Baravuga ati twebwe turi kurya umuviri bisanzwe, noneho hari hagezweho nyine mpuzana nyine Mark na Rose nibo bari bamaze kwinjiramo, bakimara kwinjira icyuma kirikaraga kigeze hejuru kiribana byapfuye. Papa wari yiruka bijya kubaza abantu bashinzwe gukora ibi byuma nta kuntu mwashaka ukuntu njyewe yataye umutwe ari kuvuga ati ni byanga binoga ni umwana wanjye nagira icyaba, mufite ibibazo ntago muri bunyire kuko nta kuntu ibintu byanyu biba bidafite gahunda. Undi uriya mwana we yazaga hano mu biki nyine. Papa atangiye kwicuza ariko nyine kwagupanika k'umubyeyi nyine ibintu byakomeye yabikomeje. Mama aravuga ati tuza turi gushaka ikintu dukora kuko nawe nuza ukatuvanga, nuza ukatubwira icyo dukora, n'undi akaza akatubwira icyo dukora, ibintu ntabwo biri bugende neza. Ahubwo wowe tuza wicare hamwe wumve ko nta kibazo kiri buze kuba ku mwana wawe, kandi ibyo ndabikwijeje. Erongeye asubira hirya ewana umuntu yataye umutwe arakubwira Meriti, kandi njye namubwiye ntaze hano ibiki. Noneho arareba akavuga ati riba ukuntu yicaye hari atuje, ubona nta n'ikibazo afite nyine. Ubona Rose we nta na gahunda yo kureba hasi afite, reka yibereye mu byishimo, nta n'ikibazo bimubwiye, nta reka ntabe na kimwe. Ubwo rero mu gihe bari kuvugana gutyo, icyuma cyo kiri kugenda kikageramo hagati kikaba gihagaze, hashira umwanya ukabona kirakatse kirongeye kibaye nk'ikizenguruka. Uko bari kuzenguruka rero niko bari kugenda begera impera yo gucurama. Noneho sasa ubwo mu gihe bari kuganira gutyo cya cyuma cyarongeye kirakaka gukaka. Noneho Mark yari ameze nk'umuntu ugiye gusutama, araza direct ahita agwa kuri Jane nyine we yaguye yubitse aryamye nyine asa n'ugaramye. Noneho Mark amugwa hejuru nyine arafata aravuga ati
mbabarira mana yanjye, sinshaka kureba ibintu, sinshaka kureba mpfa. Rose arambwira ati kuko numva ufite ikibazo, niba ari umunsi wawe wo gupfa n'ubundi urapfa, niba atari umunsi wawe urakira. Wigira ikibazo wikumva ko ufite ikibazo. Umuntu w'umugabo ko ari wowe wakabaye uri kunkomeza gute, numva ahubwo ari wowe ufite ubwoba kundusha gute? Nyine wowe nk'umuntu w'umugabo wakabaye unkomeza, wakabaye umbwira ati ihangane turabicamo, ko numva ari ngewe ahubwo nabaye umugabo hano. Makaronga ati impamvu wowe wabaye umugabo rero ntago ari uko nyine ufite ubwo bugabo, ntago ari uko nyine wenda nyine wihagazeho, ahubwo kiri gutuma nyine wihagararaho nuko wowe ko bwawe nyine ufite gahunda yo kwiyahura, nuko wowe nyine wumva ushaka kwiyahura, nta bundi bugabo ufite, nta kindi kintu kiri kukoshya nyine nuko wahaza ubuzima. Ariko ngenda cyafite ubuzima, ngenda cyafite kwiyubaka. Ndabizi ko wenda uno munsi bimeze neza, ariko ndabizi ko ejo n'ejo bundi nzaba meze neza, mfite ibintu byinshi, mfite imipango myinshi ngomba kuzageraho. Rose aramubwira ati se nk'imipango nyine ufite ni iyihe, bimeze bityo? Maka aramubwira ati reba nk'urugero, wenda ndabyumva ko wenda nyogokuru yasize nta kintu ndiho, ndabizi ko nta muryango mfite, ariko byanga binoga nubwo wenda bagiye, nubwo wenda nta muryango mfite, nubwo nyogokuru yapfuye, ariko atarapfa hari ibintu naramusezeranyije ko nzakora, hari ibintu naramusezeranyije ko njyewe n'umuryango wanjye wundi nzaba mfite, wenda tuzaba twaragezeho. Ati Rose aramubwira ati ni nk'ibihe? Maka aramubwira ati rero uko byagenda kose mfite gahunda, mfite inzozi ebwana nshaka kugeraho, hari inzozi zanjye navuze ko nzagura uko byagenda kose, byaca hehe byagira ute, yego no munsi di broke, nta mafaranga mfite ntaki, ariko byanga binuka ibyo bintu nshaka kubigeraho. Rose aramubwira ati cyakora buriya nubwo bwose wenda naba nakumvishe nkumva ko wenda udafite amafaranga, kutagira amafaranga ntago ari ikibazo pe, ahubwo ikibi ni ukuba nanone nta mupango wo kuzagira ayo mafaranga ufite. Rose aramubwira ati rero ufite umupango uhe uzatuma ubona ayo mafaranga, ugatuma ugura iyo nzu, ugatuma nyine ubaho bwa buzima bwawe nyogokuru yashakaga, wenda nubwo utarabumubwira neza. Maka aramubwira ati okay, aka kanya ngiye kukubwira ngo mfite umupangu naba nkubeshye, kuko ngewe aho mbonye, niba ejo mbonye akazi k'igifundi ndagakora, ejo nabona nk'aka ngaka ko gushimisha abantu nkagakora, nyine ngewe ntacyo nakora kugira ngo mbe nabona amafaranga. Ati none se niba ntacyo udakora, ufite akazi kenshi, gutubura amafaranga yo gushyinguruza nyogokuru wawe? Maka aramubwira ati hoya, ntago ari ubundi bugwari bwo kuyabura cyangwa se wenda ngo mbe nayapfushije ubusa, ahubwo nuko nyogokuru yagiye gupfa nabanje kumugurira imiti, nabanje kumugurira ibinini, kumugurira rero iyo miti n'ibyo binini, kumujyana kwa muganga, byatumye nyine nisanga mu madeni, bituma nisanga amafaranga yose ndi guhembwa yanshiranye. Ubwo rero nawe urabyumva nyine, igihe cyo kugira ngo ashire mu mwuka nanjye nari maje gukoresha amafaranga menshi, niyo mpamvu. Rose aramubwira ati sorry nyine, wihangane kuba warabuze umubyeyi, bibaho. Aramubwira ati ariko ibuka ko ukindyamyeho wanamvaho, bigenda mvaho. Maka nyine nta nubwo yibuka ko akimuryamyeho, abantu bari hasi bo bumiwe, bari kuvuga se bariya bo hejuru bari mu biki, bimeze bite, yabuze ukamwikuraho. Papa we yasaze kuvuga ati ranye nayimbwa indyamiye ku mukobwa, ntago turi bukiranuke, ntago bishoboka ngiye ku mukobwa wanjye, uriya muhungu yamuryama, ubundi uriya muhungu akora iki, uriya muhungu nuwahe? Papa baramubwira ati uriya muhungu ni umuntu usanzwe ushimisha abantu hano, nyine umuntu usanzwe ushimisha abantu, akora hano nyine bisanzwe, si nyine ikindi kintu akora ni igiki kitari gushimisha abantu. Ati ntacyo, nyine ni umuntu usanzwe, ni umuntu umufundi, umuyede, nta kintu adakora, nyine nta bintu birenze pe. Ati none se ko numva ari umuntu usanzwe, ni gutajyana n'abantu kwishimisha, ajyana n'abakiriya ba hano kwishimisha? Aba bakobwa bari bari kumwe nawe baramubwira ati, bari bari kumwe na Rose na Mark, cyagiye kiri kubasetsa, baramubwira ati rero
uriya muntu tukigera hano niwe watwakiriye, niwe nyine wagerageje kutwereka ko nyine nta bwoba agira, nyine yagerageje kudushimisha. Ubwo rero ni ubwo buryo twe twamusabye ko twajyanamo hariya, ndetse n'ikintu cyabayeho twabimuhatirije kuko yatubwiye ngo atinya ahantu nyine harehare. Twagerageje dukora ibishoboka byose nyine kugira ngo nk'uko natwe yatumye twishima natwe byibura dutume yishima, ahubwo byaje kurangira bigenze kuriya nyine bafatirwayo hariya hejuru. Papa we ntabwo ari kubyumva, aravuga ati oya ntabwo ibyo mbyumva, nta nubwo ibyo se kuba wenda mwamujyanye bimuha uburenganzira bwo kuryama ku mukobwa wanjye. Mu gihe bakiri aho hejuru ba Mark na Rose, Mark yamuvuyeho ewana, akimara kumuvaho nanone cya kigare kirongera noneho kirikaraga ku rwego rwo hejuru, nyine gita kikaraga, ubwo cyari karaze nibwo yari akimara kumuvaho. Rose we yagiye yarafashe nyine agenda kwa kundi nyine yari aryamye ameze nk'umuntu ugaramye ukuntu cyaramumanuye, noneho kimukumumanura asigara noneho ariko nagana nyine amaguru nyine yabuze ahantu afata, amaboko ari yafashe yonyine. Mu gihe Mark we kwa kundi yari akimara kweguka kuri Rose we, urukumva yari yubitse inda, we yarakomeje noneho ahita afatisha amaguru, afatisha n'iki byose, afatisha n'amaboko. Arangije we yagiye nyine akomeza gufata, arakomeza kuko arakomeza ari kurwana n'uburyo nyine yakwinjiramo. Urabona niba icyuma kiba gifite ahantu ushobora kuba wahagarara, hari utuntu imbere nyine tuba tumeze nk'aho dushashe ku buryo wenda ushobora kwicaramo. Ni icyuma kigari nyine ku buryo imbere ushobora kubonamo umwanya wo kuba wenda wakwicaramo, waba nyine uri comfort nyine nta kibazo ufite. Mu gihe rero ibyo ngibyo biri kuba, mu gihe Manuza Rose we acuramye nyine nako ari kunagana nyine amaguru yabuze hafata, nyine we wari kubyenjoyinga, urabona yishimye nyine nta kibazo. Mark aramubwira ati sinzi ngewe niba ari ibisazi ufite, niba ari ibiki, ati basi ifate nyine nze ngufate utaza guhanuka. Rose aramubwira ati nta kibazo rwose, niyo napfa ngubu, niyo nagira utete byibura ngikumva nyine byaba ari byiza, yiba nk'ababyeyi banjye bakabaye bari hasi hariya, byibura nabo bakumva ukuntu nyine wenda kwa kugera ku mwuka wa nyuma wawe ibintu biba bimeze, bakandeba mpfa nyine bakareba ko nyine byibura wenda bwo bashobora kwishima, byibura babonye wenda mbaviriye mu buzima bakwishima. Icyo atazi nuko ababyeyi bari hasi barize, Maria zirize, mama yarize, wenda niwe ukiri kurwana no kugira no gusakuza n'icyo, ariko nawe bimeze nabi pe. Mark yaramubwiye njyewe ntabwo ndi kumva ibi bintu, impamvu ushaka gukora ibi bintu, nta nubwo ndi kumva impamvu ushaka kuba wakwivanaho ubuzima. Mark aramubwira ati uko byagenda kose imbere ni heza, imbere yawe ni heza, hari byinshi ushobora gukora, hari byinshi ushobora kuba wageraho ariko utivanye mu buzima gutya, ndetse binagenze gutya waba ikigwari. Rose aramubwira ati naba ikigwari gute ko n'ubundi ati umwanya wonyine mpagaze ahangaha, abantu bo hasi ndabizi ko bari kuvuga ko ndi intwari, kuba nkiri hano nkigejeje ahangaha, ati ubu ngubu nanavuga ko bari kunshimira. Mark aramubwira ati rero reka nkubwize ukuri, ntabwo ibi ngibi ari byo biri bukemure byose. Rose aramubwira ati rero buriya n'aka kanya maze hano, n'aka kanya mbaye ngifashe hano nyikomeje, ati byose nabishimira wowe, kuko kuva rya joro nyine cya gihe umbwira ubuzima bwawe nibwo byibura numvishe ko wenda hari abantu bafite ubuzima bubabaje kuruta ubwanjye, b'abantu bafite babuze ababyeyi mu gihe wenda mbafite, babuze akazi mu gihe mbafite, ati byibura amagambo yawe niyo atumye aka kanya ngeze ahangaha ntarimanika, ati yaba ari nka mbere nkiza muri uno mujyi, yaba ari bwa bundi ya nshuro ya mbere nkiza muri uno mujyi tutarahura, nakabaye ubu ngubu narekuye, nakabaye nikubise hasi, nakabaye napfuye n'izina ryanjye baryibagiwe. Ariko ubu ngubu ikiganiro cyanjye nawe nicyo kikimfashe, nicyo kiri gutuma mu mutwe wanjye mu mwanya umwe hazamo kwiyahura, undi hakazamo kubireka, undi hakazamo tirekura, undi hakazamo tifata, ati naho ubundi yaba atari ibyo mba nagiye. Tari uzi kubaho ikintu cyose utekereje wagira ngo n'abantu bakigutekerereza, ikintu ukoze wagira ngo n'abantu bakigukorera, niwe nta mwanzuro wakwifatira mu buzima bwawe, nta kintu wakwitekerereza, nta muntu wabwira ngo nshaka gukora ikintu gikore, nawe uragenda ugakora icyo gifundi, ugakora icyo kiyede,
ariko wishimye uvuga ati ndi gukora ibintu wenda ndi kubonamo amafaranga, biragoye ariko nta stress ndiho, ntaki waba ufite wenda sinzi niba ufite n'umusheri, sinzi niba ugira ute, ariko wenda wowe wamwitiyemo. Njyewe umugabo dukundana n'uwo bampitiyemo, akazi mfite nako bampitiyemo, imyenda nambara niyo bampitiramo, kujya ahantu gusohoka ibiki byose ni byo kuvuga ngo ugenda wambaye ibi n'ibi ngo batakubona gutya na gutya ngo uri umwana wa runaka. Ibyo ngibyo biba birandambiye handi ngeraho nkumva n'ubuzima narabuhaze, nkumva nta kintu cyiza nteze mu buzima. uri kumva ubwo ngubwo ibyo ngibyo ndi kubabara gutyo ndi kumwe n'ababyeyi banjye, ati bazi none njya no kubana n'uwo mugabo ntashaka, ntanazi, ntanakunda, ntateganya no gukunda. Ati none hibaza ukuntu none icyo gihe bwo bizaba bimeze. Ati ubwo ngubwo uri kumva ubuzima bwanjye bumaze iki, uri kumva hari agaciro ngiye mfite mu buzima, cyangwa se hari ikintu na kimwe mfite ku buzima bwanjye ku buryo nagira icyo wenda nakwishimira kuba mfite ubuzima. Maka aramubwira ati noneho sasa reka mwereke, wowe uri umuntu ukuze, uri umuntu ufite akazi kawe, urigenga, uri umuntu ukuze pe. Ati warize, wenda ngewe sinize cyane ariko reka nkugire inama, ntago nkurusha amashuri, ntago nkurusha amafaranga, yewe nta n'ikintu na kimwe nkurusha muri ubu buzima, ariko nanone reka nkugire inama imwe basi wenda yatuma unyumva. Wowe bifate nkaho ubu ngubu aka kanya urokotse nyine bya bintu byose, nituva hano wowe wifate nkaho bya bintu byose ari uru rupfu twari tugezemo, ari iki byose ubirokotse, ugiye gutangira ubuzima bushyashya. Ubuzima bushyashya buzaba bumeze bute? Ubuzima bushyashya buzaba butarimo amategeko namwe y'ababyeyi, buzaba burimo amahitamo yawe, buzaba burimo gukunda umuntu ushaka, buzaba burimo gukora icyo ushaka. Nyine uva hano utangira ubundi buzima bushyashya, kuko uri umuntu ukuze, uri umuntu wabyikorera, ntabwo ugikeneye amafaranga wenda y'iwanyu kuko ufite akazi, ntabwo ugikeneye buri kimwe cyose wenda cyaza kikubangamira kuko uri umuntu ukuze. Rero nawe basi gerageza wenda uve hano uvuga ati ngiye gukora ibi ngibi, ariko nanone wipfa kuko gupfa ntabwo ari we muti wa byose, ahubwo wagira ibyo uhindura mu buzima bwawe. Rose aramubwira ati cyakora ibyo ngibyo byo birashoboka. Mark rero ko ari kumubwira niko ari kugenda amwegera. Abantu bari hasi bo byakomeye, bari kuvuga ati bikabaye nyine, abantu bari gutabara ko mudatabara, ko mutagira gute. Mark yaraje afata ikiganza cya wa muntu cya wa mukobwa cya Rose nyine arangije asa n'umugati wishyiramo imbaraga byanga binoga, ahantu turi buze kuhava, turi buze kunyura ahantu, ibi turi buze kubicamo. Ubwo ngubwo uko byagenda kose ikintu icyo kizeru ntabwo kiri buze kwikaraga, nubwo cyaza kwikaraga ntabwo cyazamuka ku buryo bakongera bagasubira hejuru. Uko byagenda kose Mark rero yabaye nk'ufatamo handi muri hahandi yicaye, yarakomeje afata umwanzuro avuga ati noneho sasa wowe ugiye gushaka uburyo uzamuka, genda kuzamura, ntugire ikibazo, ntumve nyine ufite ubwoba, ngenda kuzamura gake gake kandi urahagera, ariko ntabwo ari ngombwa kwiyahura. Mark rero yaragerageje akora ibishoboka byose, aramukurura nyine yamuvanayo kuko akundi nyine cya Kigali cyari cyamanutse. Bageze ahantu nyine bari hafi y'ahantu ushobora gutera nk'intambwe 2-3 nubwo bigoye, ariko ugahita ugera muri ya nzira n'ubundi banyuramo bageze muri cya kintu, ku buryo bashobora guhita basubira hasi, wenda nubwo byabagora ariko basubira hasi, nubwo inzira nayo yabaye nkaho yazamutseho nyine, uri kumva n'ubundi bari mu kirere. Ubwo rero Mark yaramuzamuye bageraho basubira muri ya nzira nyine. Muri ya nzira kuvamo ni ukugenda ukicaramo nyine, ugashushuka nyine, ukemera ukavuga nta bintu byo kuvuga ngo wagenda kuko haracuramye, ni ugushushuka nyine. Ubwo abantu bari hasi barababwiye ati, bageze muri ya nzira nyine babwira abantu bari hasi, barababwira abantu bari hasi nabo barabibona, baragenda babategera ibintu by'imifariso, ibintu bya bintu biba biri muri sakasi nyine, ahantu abantu bakinira by'ibipupe by'ibiki byose biba biri mu mwuka. Barabwira ati noneho mwebwe mutaruke nyine, mwicare, muraza muhite mubigwaho. Ubwo nyine baragiye baricara, habanza Rose aramanuka, aragenda akigera hasi, papa wahita amufata, Rumeri araza aramuhobera.
mama we araza aramuhobera, mu gihe papa we nyine byamucanze ategereje Mark nawe aramanuka. Mark akimara kumanuka, papa we ntari ibintu byinshi yahise yifata, aragenda amufata amashati, wari ugiye kunyicara umwana, wari ibiki n'ibiki. Mama ahita aza aravuga ati have, ntabwo ubonye ko ari wo muntu turokoreye umwana, ahubwo na Rose nawe ahita avuga ati papa udakora ikosa na rimwe, kuko n'ubuzima bwanjye mfite aka kanya ubuzima bwanjye bwose mfite ndabukesha uwo muhungu, kuko yataraba ari uwo muhungu, yaba atari we twavuganye na mbere hose, ubu buzima bwanjye ntabwo nakabaye mbufite. Nakabaye naniyahuye mbere mu gihe nari nkiri hariya hejuru, nakabaye narekuye. Ati kuba byonyine nkiriho, kuba nkihumeka aka kanya, wakabaye wishimira uwo muhungu, wakabaye umubwira ati wakoze, kuko byibura kubw'amagambo yiwe, kuko kundemamo agatima nagerageje ku buryo bwose nakora ubishoboka byose, nanjye nkashyiramo akanyabugabo nkavaho hariya nkashaka uburyo ngera hano. Ati rero yataba uwo muhungu ntago mba nkiriho. Ubwo nyine batugaruye kuri bya bitaro, wa musaza yari ari gusomera inkuru, wa umukecuru yavuze ati iyo nkuru mana yanjye yega inkuru nziza, ubwo se abo bana byaje kugenda bite, bageze hasi bigenda gute? Umusaza aramubwira ati hoya, wowe utuje uzi ikintu ugiye gukora, tugiye kubanza tujye koga, tujye kurya n'ibya mu gitondo. Uri kumva hari mu gitondo nibwo yari ari kumusomera, ubanza ujye koga turya ibya mu gitondo, noneho nta kibazo wowe ndagusomera indi nkuru. Uyu mugabo umukecuru aramubwira ati hoya babarira ukomeze, ndikumva iyo nkuru ndi kuyikora, ndikumva iyo nkuru ariko wajyawe ndayizi, ndikumva ibyo biho wagira ngo nabiciyemo, ahubwo iyo nkuru ni iyandi ubundi ko ngiye ntabyumva. Noneho mu gihe bakiri aho ngaho nyine umusaza aramubwira ati wowe yajya koga, njye ndakubwira ntugire ikibazo, wowe nurangiza koga ukarangiza gufata ibya mu gitondo, wowe uhita uza ndakubwira. Yaragiye rero, akimara kugenda umukecuru baza kumutwara, ariko ntago ashaka kugenda, ntago ashaka kureka iyo nkuru nyine to. Noneho arangije akimara kugenda babana, ubwo nyine haje abana ba wa musaza na wa mukecuru, baramubwira ati papa ubona mama hari ikintu, nyine afite abana bakuru pe, atubona mama hari ikintu kiri guhinduka, se ubona hari ibyiza biri kuba ku buzima bwiwe. Umusaza arababwiye ati nyine ndi kumuganiriza, ndi gukora uko nshoboye, ari kugenda mbwira ngo hari utuntu tumwe na tumwe ari kwibuka, ariko ntago biraza neza. Gusa icyo nzi cyo nuko iyi nkuru yayishimiye kandi ari kuyikunda, byanga bino gashobora kuba ashobora kugarura akenge, ashobora kubyibuka uko byagenda kose. Baramubwira ati papa ubundi ibintu nyine utari guta umwanya, ubona hari ikintu bizavamo. Papa aravuga ati oya nta kibazo, ngiye se guta umwanya ku mugore wanjye, guta umwanya kuri sheri wanjye, n'ubundi turisaziye, kumutaho umwanya nta kibazo pe, nuko ni kumutaho umwanya hari undi muntu usa nagakwiye kubanaho umwanya, abana banjye murakuze, ntago ari ngombwa ko nza mu rugo, ntago ari ngombwa ko ngira ute, ahubwo ngomba kuba ndi hano. Umuganga nawe ubwo yaraje aravuga se akazi biri kugenda gute? Papa aravuga ati biri kugenda neza rwose, biri kugenda neza. Noneho aba bana baramubwira ati papa rero reka nawe dushaka uburyo wajya mu rugo ukabanza ukaruhuka, byibura turasigara turi kwita kuri mama, byibura turasigara tuhakubereye. Ubwo papa yaravuze ati nta kibazo reka agende, ubwo ngubwo murahaba nyine. Mu gihe rero abana bari bakiri aho, umukecuru yaragiye jya vuba yihuta, agira ati yari nyiri baganga bambwa se noneho habaye ikikuri kurya vuba. Nyine umukecuru aravuga ati oya hari inkuru ngomba kumva, hari ibintu ngomba kumva. Umukecuru muganga umugabo aramubwira se byagenze bite ko noneho ubundi wajya kurya tugora nawe ubyanga ugira ute? Umukecuru aramubwira ati hari inkuru y'umusaza uri kumbwira, umusaza uri kunsomera agatabo ndi kugakunda, harimo inkuru y'abantu nyine bitangiye gushimisha, bitangiye kuryoha, ati ndashaka kujya kuyumva ikarangira, ndashaka ko nyumva byanga bino ikarangira nkumva ahantu bigereye. Ubwo rero umukecuru yarariye vuba ahita nakaraba, nyine aravuga ati munkarabye vuba na vuba, nyine ahita asubirayo. Mu gusubira yasanga wa musaza noneho yagiye. Umukecuru atumutwara avuga ati uriya musaza ndamushaka, n'undi mwamujyanye hehe? Umukecuru mu bantu bari baje kumurwaza nyine
n'abana be ariko ntabibuka, ntazi n'uwo musaza, nyine we yaribagiwe pe, yaribagiwe, ntabwo yibuka pe. Abana baramubwira ati mama ntabwo ntahari, papa ntawe uhari, yagiye. Umukecuru ati uvuze ngo njye ndi mama wawe? Umwana ahita avuga ati hoya mbabare, nari nyine ni icyubahiro nari ndi kuguha, nyine uri umuntu w'umubyeyi uko byagenda kose, urakuze nyine, nta mpamvu yo kuvuga ngo wenda ntabwo nakwita ngo madamu cyangwa se ngo nkwite iki, ngomba kukwita mama nyine kuko uri umuntu ukuze. Umukecuru aravuga ati okay, ibyo ndabyumva. Ati rero wa mugabo yagiye, ati wa mugabo yabaye agiye, ati ariko mu kanya araje. Umukecuru aravuga ati ndetse basi wowe waba ugiye kuruhuka? Aravuga ati hoya ntago njya kuruhuka, nta nubwo mva hano uriya mugabo atahageze, nta nubwo nanakora n'ibyo kosa, nyine ntibibaho ibyo byo mu bisezere munabyibagirwe, ntago nava hano, ndahava hageze kandi yongeye kubwira. Umukecuru yabasiribanze yababwiye ati njyewe ntago njya kuryama, nta n'ikindi kintu nakora, even niyo wambwira ngo va ahangaho ujye kuri tuwarete, ntago najya, byanga binogo ngomba gutegereza uriya musaza akaza akankomereza iriya nkuru, ndi kumva nyizi, ndi kumva wagira ngo ndi kuyisangamo, ndi kumva wagira ngo ibyo bihe nigeze kubibamo, ntago nzi impamvu ariko ndi kumva ndi kuyikunda. Ubwo rero ikintu cyose muvuga, icyo mutekereza, ntago ndi buve hano pe. Mugihe umukecuru we yanze kugira ikintu akora, inkuru yamuryohanye, ari kuvuga ati bimeze gutya na gutya, hirya aho papa wa Rose yasiribanza abantu, uri kuvuga ati ntago numva ukuntu hano mufite careless imeze gutya, ntago numva ukuntu ibintu byanyu ibyuma byanyu mutabikorera maintenance ku buryo umukobwa wanjye yaragiye gupfiramo, ntago nanone numva ukuntu umuntu ushinzwe gushimisha abantu hano yifata akajyana n'umwana wanjye mu cyuma hariya hejuru, ati ubundi yaragiye kumaramo iki, ubundi ibi byose ko ari wowe wabiteye. Yarakaye ku rwego rwo hejuru, yabuze nyine, yatesheje abantu umutwe. Mama wa Rose we yagerageje kumuturisha, ngo twacecetse ko n'ubundi byarangiye, n'ubundi nta kintu bibiri bugufashe, ni ukwiteza abantu, we tuza n'ubundi umwana ni muzima nta kibazo afite. Papa wa Rose we reka ntabwo byumvikana, njye ntabwo numva ukuntu ibintu nk'ibi bibaho. Hamagara aravuga ati ngenda ndashaka kuvugana na manager wa hano. Manager araza aravuga ati rero njyewe ntago numva akagasuzugura hano mukavana, nta nubwo numva ukuntu abantu b'abakozi banyu bivanga n'abakiri, ubundi ibyo ngibyo byumvikana gute, ibi nyine hano mutanga serivisi gute? Aravuga ati rero ingingo zihari ni ebyiri, murafata uyu muhungu muramwirukana, cyangwa se njyewe njye kubateza, njye mbajyane mu buyobozi, iki kigo cyanyu baze bagifunge, kuko ndabona ibyanyu rwose, ndabona ibyanyu nta kigenda. Rose n'abana aravuga ati ku papa ibyo ngibyo ni ukurengera, nta mpamvu yo kwirirwa ujya kubijyana mu buyobozi, nakize ndi muzima, ndetse n'uwo muhungu muri kuvuga ngo mugiye kwirukanisha niwe wanabaye. Aravuga ati hoya nta kintu tuvugana. Rose nyine nawe ageze aho aricara, nyine muri kwa kwicara atuje aratekereza, yibuka ukuntu Mark yigeze kumubwira ati byanga binoga uyu munsi hano hantu ni uhava, ugombe ujye ufata imyanzuro, byibura nawe nyine nk'umuntu ukuze ufata imyanzuro mizima, ari wowe uyifatiye ku giti cyawe, ntabwo ari ngombwa ngo ababyeyi bawe baze bakubwire ngo ukora iki, ngo caha, ngo bigende gutya na gutya. Mukumara kubyibuka rero Rose yahise ahaguruka n'umujinya, aravuga ati ku papa iyo utinyuka ukavuga gutyo, igihe narindi kunagana hariya hejuru, narindi kunagana ndi hariya hejuru, nabuze bigenza, nabuze aho mfatwa naho njya, ntabwo wari uri hano hasi, ko wari uri hano hasi wakoze iki muri izo mbaraga zawe uri kurata hano, wakoze iki? Ntabwo wari uri guhagarara, ntabwo wari uri kurebera gusa, ni igiki wavuga wiyize ukora kugira ngo mbe nava hariya? Ntiwari uri gushungera nk'abandi, ntiwari uri kuvuza induru nk'abandi, kutigeze untabara, none umuntu wanabaye wamvanye hariya, wageze ahangaha ndi guhumeka ameze neza, wowe uri gutinyuka ukavuga ngo bamwirukane, ariko ntabwo nari nzi kuri ndashima gutya, ntabwo nari nzi ko nyine ari uku nguku umeze. Papa uransebeje rwose, ndi kumva n'icyubahiro naguhaga n'agaciro naguhaga rwose ntabwo ukwiye, wakabaye wifata ukavuga ngo uyu muntu ndamushimiye kuko byibura hari ikintu yakoze, ntabwo wakabaye wifata ngo uvuge ngo bamwirukane, ngo bagire bate, ngo bigura bifunga, ngo ibiki n'ibiki. Impanuka ni impanuka zibaho, ariko n'izo mpanuka niba byanabaye, uyu muhungu nitwe twamubwiye ngo
tujyane hariya hejuru. Nta nubwo yabishakaga, ubona atinya n'ahantu harehare, ariko yakoze ubutwari bwa kigabo mu gihe wowe wari uri hano hasi, mu gihe abantu bawe abo bantu bundataho ibiki byose, abantu buvuga ngo baza gufunga hano ngo bagera bate, mu gihe abo bose batari bahari bananiwe kuntabara. yantabaye papa, nongere mbivuge yantabaye. Nicyo ikindi kandi none uretse no kuvuga ngo yantabaye, nta nubwo ari no munsi antabaye gusa, kuko uno muntu yataza kubona umuhungu, njyewe ndakubwiza ukuri, nta nubwo nari kwirirwa mvuga ngo bantabare, nakabaye ahubwo niyahuye, nakabaye nanamanutse mbere yuko wenda bajya no kuvuga ngo ibiki n'ibiki, nakabaye nanamanutse mbere kugira ngo byitwe ko ari impanuka, kuko uno muhungu yataza kuhaba, yaba atari we byibura wandemyemo akanyabugabo, yaba atari we wagerageje kumbwira ati irwaneho bigenze gutya na gutya, nakabaye niyahuye. Urabizi ibyo ngibyo nabyo arabizi. Ati ubwo rero ibyo kuvuga ngo bamwirukane bagira ute, okay, nta kibazo rwose, nushaka kumwirukanisha, nushaka kugira ute, n'ubundi nibyo wamenyeye, icyo uzi ni ukubabaza abantu, nta kindi ushoboye nyine we none yazuye na kamere na wa mujinya wose, ari gushaka kuba umutura nyine. Mama yumiwe, nuza Mary yumiwe, bari bamuzi nk'umuntu ucecetse, bari bamuzi nk'umuntu bafata bagacisha bakagira ute, n'amagezi aho aravuga ati Rose mwana wanjye urimo biki wacecetse, uyu nguyu ni papa wawe. Rose nawe aravuga ati wiye mama ntuncecekeshe, no munsi ntabwo ndi buceceke, uno munsi ntabwo ndi kumva mfite umujinya wose, kandi nawe muba bifitemo uruhare, mva imbere, nta kintu tuvugana, nta n'ibintu byinshi tuvugana. Umwana arakomeza arasakuza, papa wageze amukubita urushyi. Rose ati nkubita rwose, nicyo wamenyere, hari ikindi se ushoboye uretse kubabaza abantu? Nta kindi kintu kizima wakora, nta n'ikindi kintu kimuzima cyakuvaho uretse ubuhemu no kubabaza abantu. Kubita rwose, nkubita wishime. Noneho babonye bimeze gutyo, ntuza papa nyine abura ukuntu abigenza, ahita abwira Mark ati sinshaka kuzongera kukubona imbere y'umwana wanjye habe na gato, n'indi nshuro n'indi saha, ntago mbishaka, ntago nshaka umwana wanjye yigira ikikomeke kubera wowe. Ubwo Rose nawe nk'umwari meze nk'umuntu uri gutaha, ahita amubwira ati noneho njyewe rata reka ngwize ukuri, ahubwo tuze kongera tubonanire hahandi twahuriye ku nshuro ya mbere, tuze kongera tubonanirewe nimugoroba, ndagukeneye basi ndagushaka. Arangije ahita yifata, ahita ataha, ahita agenda ajya mu rugo. Nyine mu kugera mu rugo na papa we yaje yarakahita, njye ntabwo mbyumva ukuntu umwana nabyaye nsebya gutya, nta nubwo mbyumva ukuntu ubundi ibi bintu bibaho, ubundi ibintu birashoboka, ni gute njyewe, ni gute, ntabwo mbyumva. Nyine yisararanze, yavuze icyo avuga, gukata hirya agakata hino. Mary we nyine yabuze icyo avuga, yabuze icyo arenzaho, nyine ari kureba udutero turi kubera aho ngaho, agasekamo nyine, akageraho agaseka, ariko yageraho akanaceceka. Rose we yikingiranye, mama we yabuze icyo akora, yabuze uwo afata, yabuze uwo aganiriza, yabuze ukuntu abunga. Mama aravuga ati ariko nanjye ibi bintu ntabwo mbyumva, ntabwo numva ukuntu n'umwana yahinduka muri aka gace gatoya. Ati se ubundi ubu ngubu ibintu bihindutse gute, se n'uriya muhungu wamuhinduye ibintu bigenze gute kandi aka kanya? Yahise agenda ariryamira, yacecetse nyine ku buryo utanapfa kumenya ko ahari, yagera aryama. Tugaruka nimugoroba. Rero nimugoroba Rose yarakinguye, mu gukingura papa wari aho ngaho aravuga ati nta hantu ujya. Rose aravuga ati byari kera nkumvira, ubwo nta kintu ngishaka kumva, nta kintu ngishaka kumbwira, niba utareka ngo nanjye mbe njyewe Rose, njyewe nta kintu twavugana, ninshaka no kwitwa umwana wawe mbireke. Rose yahise anasohoka yihuta, papa agerageza kumugarura, mama agerageza kumugarura, wapi, umwana yasisiye. Arangije aragenda, ahita ajya guhura na Mark, bahurira kuri wa mugezi nyine, kuri cya kiyaga kiri hafi n'ubundi n'urugo rwo kwa ba Rose, ariko ntago nyine wenda Mark aramenya ngo ba Rose baba hehe, ntago warabimenya nyine. Ubwo Rose yaragiye ahura na Mark. Rose aramubwira ati umbabarire ku byabaye, umbabarire, ni ibintu nyine n'ibiriya nahoraga nkubwira nyine bituma mvuga ngo n'ubuzima bwanjye narabuhaza, ariko nyine
byibura uyu munsi ndagushimira kuko nyine bwa mbere na mbere mu buzima bwanjye nabashije kubwiza papa ukuri. Nta nubwo numva ko nanjye ari njye nabikoze, nta nubwo numva ko nyine nari mfite imbaraga zo gukora ibi bintu, ariko byibura kuri wowe wansizemo akanyabugabo, wanteye imbaraga ku buryo nyine numva ko ibintu bitashobokaga nabishoboye. Ewana, ni ukuri ko Imana nzakugurira akantu umunsi umwe rwose, ewana ndakakwemereye. Mark aravuga ati buya ntugire ikibazo, ntumve ko nyine hari ikibazo gihari pe, njyewe kuba papa wawe yambwiye kuriya, kuba yanutse ndabyumva, nyine n'umubyeyi wawe, wenda bakwifuriza ibyiza, kuba bakwifuriza ibyiza, nanjye nyogokuru akiriho nyine hari ibintu yajyaga akora nka biriya, nyine bakwifuriza ibyiza, nta kibi nyine bakwifuriza, nyine ntukamurakarire nawe cyane. Rose aravuga ati hoya ntago biriya bintu nabikunze pe, ntago nabikunze, kandi ndizera ko nta n'umuntu wari uri hari wabikunze. Wantabaye, ntacyo utakoze, nta na kimwe nagushinja, ariko ukamanuka n'umuntu wenda ntanavuge ngo wenda ngo urakoze byonyine nabyo bimunanire. Gusa ubwo ngubwo uwo muntu yaba ari umuntu nyabaki, umuntu yaba ari ikiremwa nyabaki, nyine yaba akoze mu ku buryo nyine n'ibyo byonyine byamunanira. Mark aravuga ati reka ibyo ngibyo tubyihurira, ahubwo se umeze ute, byagenze nyine mu rugo byagenze bite? Rose aravuga ati ni umuriro pe, ni umuriro, ariko nyine nta bintu birenze kandi imeze neza, kandi ndacyagushimira n'ukuri kw'Imana, byibura bwa rimwe watumye nyine numva hari ikiza cyo kubaho. Mu gihe Mark akiri aho ngaho aravuga ati rero njyewe nyine nta kibazo nta n'impamvu yo kunshimira, kandi nanjye ndagushimira byibura wenda uyu munsi, ndashimira n'uno munsi kuko hari umuntu namenye, hari umuntu nanjye w'inshuti yanjye, nta nshuti nkunda kugira cyane cyane none iz'abakobwa, nazo mba ndaho ngaho nasamye gusa. Rose aravuga ati hoya ahubwo uri njye nakabaye ngushimira kuko byibura nanjye nta nshuti z'abahungu ngira benshi, nta n'inshuti z'abakobwa ngira benshi aho mba ndi, kuko nyine umuntu uza mu rugo baba bamusizeho kondisiyo ngo agomba kuza ameze gutya na gutya, agomba kuza yujuje ibi n'ibi, ko ari umuntu wo kwakanaka, nyine n'ibisereri nyine duhoramo mu muryango wacu, n'ibibazo gusa, nyine nta gutuza, nta kuba nyine uwundi we wapi nyine no kugendera mu kwa papa cyangwa se kwa mama, uko babishaka nyine niko biba, ntabwo bajya bumva ko nyine umuntu nawe yakwitekerereza. Mark aramubwira ati we ntugire ikibazo, nyine nawe ugomba kugaragaza ko uri umuntu mukuru, ariko kugaragaza ko uri umuntu mukuru none ntabwo ari ugusuzugura ababyeyi, urabumvira ahubwo ukabereka ukuri kwa nyako ko ibintu bihari. Rose aramubwira ati simbizi nyine biragoye, noneho ndabona n'ubu ngubu na wa muhungu banshakiye ari kumpamagara, namwihoreye, nanze kumwitaba, namuretse, reka sinshaka no kumwitaba. Mark aramubwira ati uwo muhungu we ni muhungu nyabaki? Rose aramubwira ati ni umuhungu nyine mu rugo bambwiye ngo ni umusirikare, ngo afite imyanya ikomeye muri leta, ngo afite amafaranga, ngo ni umuntu wo mu muryango yiyubashye, ngo ubwo ngubwo ko ari uwo mu muryango yiyubashye, ngo arankunda, ngo nanjye ngomba gukundana nawe, ngo tukazabana. Mark aramubwira ati wowe ntabwo umukunda? Rose aramubwira ati hoya ntabwo wape habe na gato, nta no kumwiyumvamo, nta n'igitekerezo mfite cyo kuba namukunda. Mark aravuga ati none se wumva we bizagenda gute, wumva bizarangira gute? Rose aramubwira ati ntabwo nzi uko bizarangira, nta nubwo nzi iherezo ry'ibi ngibi, ariko byanga binoga nyine buri kintu cyose kiba gifite iherezo. Mark aramubwira ati rero nyine wowe ikintu cya mbere ni ugukoresha ubwenge bwawe, ukareba ibintu byiza biri, aho inyungu zawe ziri ndetse n'aho ibyishimo byawe biri, akaba ariho ugana. Ati wowe umunsi uzabona ikintu kizagushimisha, umunsi uzabona ikintu kikunyuza umutima, nyine ntuzazuyaze, uzahita ufatiraho nyine, ntuzatume kigucika. Mu gihe akivuga gutyo nyine Rose yahise yihambura, ahita avayo ewana, ahita musoma nyine bitunguranye, Mark atazi ngo bivuye, atazi ngo bigenze gute, nyine Mark arahita nyine asa n'umusunika ati bigenze bite kandi ubaye.
Rose aramubwira ati sumbwiye se ngo nindamuka nabonye ikintu kinshimisha mu buzima bwanjye sinzatume kincika, rero ubwo ngubwo byibura mu gahe gatoya nkumenye, ntabwo ari igihe kinini, wenda ntubifate nabi, ntumfate nk'umuntu utagira umuco, ariko byibura mu gihe mu minsi maze mikeya, niba ari umunsi umwe, niba ari ningahe, byibura mbonye kuri umuntu nakwizera, byibura mbonye kuri umuntu naho ubuzima bwanjye nyine, kandi nyine ni wombwe ngo ikintu nzabona kiza mu buzima bwanjye sinzakirekura, rero byibura mbabarira, niwe kintu kiza mfite mu buzima bwanjye, naba inshuti yawe, naba iki kuri wowe, nta kibazo njyewe ibona I'm proud of you, nyine ntabwo nshaka kukubura mu buzima bwanjye, kandi ibyo ngibyo ndabikwisabiye, wanyemerera ku kantu konyine. Mark aramubwira ati rero ibi bintu nyine wenda wifata umwanzuro uhubutse, wifata umwanzuro wenda ushobora kuzicuza, urubizi ufite boyfriend mu rugo wanyu, wenda bamugushakiye nuko bagukunze, none se njyewe n'ubundi niyo batankunda, urabona na Sereye na papa wawe ninza n'ubundi n'iwanyu ntibazankunda, uko byagenda kose rero nta kuntu twazana abana n'imiryango itatwishimiye, ntabwo bishoboka, uko byagenda kose biragoye pe. na Rose aramubwira ati hoya, ubu ngubu nyine wamajije kumbwira ngo umwanzuro ni uwanjye, buri kimwe cyose ni njyewe ngomba kugifataho umwanzuro, ubwo rero niba nafashe umwanzuro bazawukunde cyangwa bawange, ikiza ni uko njyewe nzi icyo nshaka, ikiza ni uko aka kanya namaje kumenya ngo njyewe ndi nshaka iki. Rose Mark aramubwira ati okay, ntari binyine, ariko tugomba kubigenza gakeya kugira ngo bitazagira icyo bibangama, kugira ngo bitazagira izindi ngaruka bitera. Rose aramubwira ati nta kibazo, ati ndabona buri bwije, reka dutahe nyine tugende tujye mu rugo. Mark aramubwira ati nta kibazo, reka tugende nanaguherekeze, njye kukwereka ahantu nyine nkunda kujya buri mugoroba iyo mvuye hano. Baragiye baragenda bari kuganira nyine, bageze hirya nyine kuko ni hafi yo kwa Rose. Rose aramubwira ati rero ngiye mu rugo ni hano, nahangaha ariko dukomeze ujye kunyereka nyine abantu n'umuninda abangaruka. Mark yaramubwira ati nahangaha mubase, iyi nzu se ni iyanyu, bimeze bite? Rose aramubwira ati ni ahantu twaje mu kava kanse, inzu ntabwo ari yacu, ni umusaza nyine numvishe ngo bayikodeshejeho, nta nubwo muzi. Mark aravuga ati muzehe ndamuzi cyane, muzehe ni inshuti yanjye cyane. Mark aramubwira ati rero nta nubwo ninangana nje kukwereka. Aramubwira ati iyi niyo nzu y'ubuzima bwanjye, iyi niyo nzu numva nazaturamo n'umuryango wanjye. Ati wenda ndabizi ntabwo byoroshye, ntabwo ari ibintu bizaba wenda ari ibintu byapfa kuza, ati gusa navuganye na muzehe ambwira ko hari amafaranga nazamuha, nabo afite abana nyine wenda babuzukuru gashaka kuzayafashishamo, ariko twamaje kubidiringa, yamaje kumbwira ko hari amafaranga ngomba kuzamuha, akaba ariho nanjye nzibera nyine mu minsi iri imbere. Rose aramubwira se amafaranga nangaye? Mark aramubwira ati hoya, ntabwo ari ngombwa pe, ni wowe nzaba mbikubwira ibyo ngibyo nyuma y'imyaka, tuzabishakira ikindi gihe. Rose aramubwira ati nizere ko none iyi nzu byibura nanjye wenda nzagirirwa amahirwe yo kuyibamo nyine, wenda niyo twayibamo tubana hari ikibazo. Mark aravuga ati nakubwiye ngo reka twere kwihutisha ibintu, basi reka ibyo tuzabiganira ejo twitonze. Mu gucya Rose we yabyutse n'ubundi ahita yongera agenda. Papa aravuga ko uriya mukobwa afite ibiki biri kumwoshya, ngiye ko ntabyumva, kumva numva nyine ntazi ibintu arimo. Abaza mama we ati uriya mukobwa ahugiye mu biki nyine bimutera kuba ameze kuriya muri ino minsi, biri kugenda bite n'ibandi bari kumwoshya. Mama aravuga ati ndabizi, njye ntituba turi kumwe hano, ntabyo nzi pe, ntabwo mbizi, nta nubwo nzi ngo biravayo birajya hehe. Ubwo Rose we yaragiye ajya kubonana na Mark, baragenda mu guhura rero. Mark aravuga ati bimeze bite se, byagenze bite mu rugo? Rose aramubwira ati nta kibazo pe, ibintu bimeze neza. Mark rero aramubwira ati hari akantu nshaka kujya kukwereka. Mark yamujyanye handi mu cyaro, hari ahantu bokereza utuburushete nyine, uturyo two mu cyaro nyine, twa tundi tw'abantu baciriritse nyine.
ambwira ati mbabarire nyine aha niho hantu nshobora kuba nagusohokana, aha niho ubushobozi bwanjye bugarukiye, ati gusa numvaga byibura wenda nk'umuntu tumaze kumenyana, nk'umuntu waje muri ino karitsiye mushyashya, numvaga nanjye hari ikintu nakora nagutembereza nkakwereka ahantu nyine tu. Rose aramubwira ati nta kibazo nyine, ariko urabona ko nyine ibyo biryo atabyisanzuyeho, gusa nyine yaje kubiryaho yumva arabikunze, aravuga ati si aha hantu nyine kuki kumva ahantu ari heza, ko numva nshaka kuzaguma hano ubuzima bwanjye bwose. Makaramubwira ati oya ibyo uhita ubyishyiramo nyine, uhita ubyishyiramo kuko byanga binoga n'ubundi uracyafite umuryango hariya, wenda ibyo birashoboka ko bizaba ariko si nonaha nyine uko byagenda kose. Ati cyane cyane ko wenda na vakansi yanyu ntawamenye yizamara. Rose aramubwira ati ibyo byo da ntawamenye yizamara, nta n'uwamenye uko bimeze, ariko njye ndi kumva nyine ndi kumva nshaka kuba ahantu, ndi kumva nayikundiye. Ati noneho cyane cyane mfite n'umuntu nahakunze nyine ndi kumva nayigumira. Ntuza nyine Maka yarambwiye se ibyo bintu nyine uri kuvuga byo gukundana uba wumva nyine bikurimo ku buryo byaba ari ibya nyabyo? Maka naho Rose aramubwira ati pe ntabwo ngiye kwishira, nta nubwo ngiye kuvuga ngo biki n'ibiki pe, serious nyine ndi kugukunda, wenda we ntago mbizi uhagaze, nta nubwo nzi uko ubitekereza, ariko njye ndi kumva umutima wanjye uri kugenda wishimira uwawe umunsi ku munsi, nyine ndi kumva amarangamutima yanjye ari kwiyongera. Maka aramubwira ati rwose pe nanjye nakagukunze, nakishimiye ko nyine tuba inshuti, nakishimiye ko tuba abakunzi, ariko nyine ngerageza uko ngerageje kubitekereza, nibuka ukuntu njye na papa wawe twabaye nk'abo tuvugana nabi, wenda nubwo njye nta kintu namusubije, nibuka ukuntu umuryango wawe wambonye, nkumva ngizemo ubwoba, nkumva ko nyine n'ubundi nindamuka wenda nanageze n'iwanyu cyangwa se wenda hakagira ubundi buryo twahuramo, nkumva ko batazananyemera, nkagerageza nyine nkavuga ati reka ibintu bigenze gakeya. Rose aramubwira ati oya ntugacike intege, ntukumve ko ibintu byoroshye nako bikomeye kandi utarabigerageza, uko byagenda kose ugomba kugerageza nyine, ugomba kugerageza. Mu gihe turaba tuvanye aho ngaho batujyana kwa muganga, umukecuru yateze amatwi, arangije nyine kumva yatwawe nyine sitori zamuryohanye, ahita avuga ati icyo gihe twavuye ahangaha nyine tuvuye kurya utwo tuburusheti duhita tujya kuri cya kiyaga tujya gutemberaho. Ati ubwo ngo tugezeyo ati harya ubwo ngubwo tugezeyo byagenze gutera, ati twaragiye tugenda twicara ahantu mu twatsi, turangije dutangira kuganira. Ati nibwo icyo gihe nakubwiye ibintu bijyanye n'umuhungu wari ushakaga kuntereta. Ati arangije ati hari icyo gihe ati barambwiye ati yari umusirikare waneretaga muri iyo minsi, ariko sinamukundaga. Ati harya ubwo ngubwo byaje kugenda gute? Kumbe nyine noneho ntibibacange wa mukecuru nyine ya nkuru yageze aho noneho ayisangamo nyine, arayibuka nyine, atangira nawe kuyivuga nyine, ahita atangira kuvuga ukuntu bavuye aho ngaho bagahita bajyana kudetingana. Umukecuru nyine sinzi ahantu bivuye, umusaza nyine nawe yaratunguwe, ahita amubwira ati sheri uributse bimeze bite ko numva nyine ahita nyine umusaza nawe ahita yumva ko nyine mu byanga binogo umukecuru yibutse nyine. Gusa nyine mu kubaza umukecuru nyine kimukura muri mudu mu byo ari gutekereza, umukecuru yasa amubwira ati nyine ubusheri wawe ninde, uri kunkoraho bigenze bite, bimeze bite ko mbona uri kunkoraho bigenze bite? Umukecuru nyine nanone reka kwibuka biranze, ariko byibura tubonye ko nyine yaratangiye kwinjira muri ya nkuru yari itangiye kumufata, yari itangiye kumwibutsa nyine ko byageze aho bagatangira gukundana nyine, bagatangira kumenyana, ibintu byose nyine yaratangiye kubyibuka. Batugariye rero kuri Maka nyine na Jane nako na Rose, mu ubwo bari kuganira. Maka ari kumubwira ati rero
njyewe ntago nzi ikintu ngiye gukora, dore n'aka kazi nyine bakamvanyeho, ubu sinzi ngo biragenda bite, sinzi wenda ifoto papa ari gushyiramo sinzi ngo byifashe gute, gusa njye nagiye kubona mbona ibaruwa insezera kandi nta kindi kintu nakora. Roza aramubwira ati ariko ukwiye kugerageza, ukwiye kugenda ukababwira, ntabwo bakwiye kukwirukana gutyo, ntabwo bakwiye kukuvana mu kazi gutyo nyine gutyo nk'aho ari imbwa bafashe bakuye mu kazi gutyo, ukwiye kwihagararaho, ukwiye kurwanira uburenganzira bwawe. Noneho Mark aramubwira ati hoya ntabwo ari ngombwa ngo nirwe njya guserera, nta nubwo ari ngombwa ngo nirwe njya kurwana, ubwo nyine niba ari uko byagenze nuko byagenze, kandi ikindi njya kurwana ndaba ndi kurwanirira akazi, ariko bishobora gutuma nguhomba, bishobora gutuma hazamo intambara hagati yanjye na papa wawe, kandi izo ngizo ntazo nshaka. Roza aramubwira ati hoya n'ubundi intambara zamaje gutangira, intambara zamaje kuba nyine buziteguye, ahubwo witegure n'ukuntu zirwana, kuko byanga binoga niba nyine tugeze ahangaha, tugeze kuri iyi stage, intambara zo zitegure pe, uzitegure byanga binoga. Barangije Mark aramubwira ati okay nta kibazo, nyine ubwo ngubwo ni ukubigenza gake, ni ugukora uko dushoboye, nta kundi nyine ubwo nibiba ngombwa ko umuntu azirwana. Mark aramubwira ati ariko ubundi uzi n'ikindi, ati noneho ubu ngubu nanjye ndikumva nta kindi kintu nsigaje muri njyewe, ndikumva imbaraga ziri kugenda zinshirana neza, kwihagararaho biranze, ndikumva nyine nanjye ntangiye kugukunda kuko umwana mwiza, umukobwa mwiza, umukobwa uzi ubwenge, umukobwa nyine uteye neza, nta kintu na kimwe kitankurura kinganisha kuri wowe. Ntangiye kwicara nyine kuri ahantu ndi nkumva ndi kukureba, nkumva ndi kukuvugisha, nkumva naryama nkakurota, sinzi ukuntu nyine, sinzi ibintu biri kumbaho nyine, gusa ndikumva ndi mu bicu nyine, ndikumva ndi kugukunda nyine bikomeye, sinzi ikintu kiri kumbaho, sinzi ikintu kiri kuba muri njyewe. Roza aravuga ati wawu, nyine yarishima, aravuga ati aha siwumva se, ahubwo siwumva. Mark aramubwira ati buretse guserebura, nubwo rwose ndi kugukunda, ariko wibuka ko ufite umugabo cyangwa se umusheri wanyu baguteganyirije, ibyo byose bizagenda bite? Roza aramubwira ati njyewe nijya ngomba gufata umwanzuro, niko wambwiye, niko wanyumvishije ko ari njye ngomba gufata umwanzuro w'ubuzima bwanjye, ubwo abo bandi rero nyine bazajya gufata umwanzuro w'ubuzima bwabo, bazajya gufata imyanzuro mu buzima bwabo, ubuzima bwanjye nibabundekere. Mark aramubwira ati ariko nanone agiye kuvuga ati ntugire kijya kuvuga nyine, ntabwo tuzi icyo aragiye kuvuga. Roza yahise amubwira ati mbabarira, uceceke, mbabarira, byibura aka kanya mbanze nishimire ko numvishe umbwira ngo urankunda, mbanze nishimire ko wumva ko umbwiye ko nawe wantekerezaho, byibura ibyo ngibyo biragira icyo bihindura mu buzima bwanjye. Ubwo rero bari aho ngaho batangiye gukina nyine, kumera nk'abakundana nyine, barishimanye, baratashye. Mu gutaha noneho bagiye bafatanya agatoki ku kandi nyine, ibintu bimeze neza. Mark aragenda yongera amugeza ku rugo rw'iwabo, yongera amugeza ku marembo y'iwabo, arangije aravuga ati nta kibazo, nkugejeje hano, ariko nari nje no kureba ya nzu y'inzozi zanjye, ati ubwo nagira ngo nyine nanahakugeze nyine, nkugeze nyine naho mu kumugeza aho ngaho. Mark bakiri aho ngaho, bakiri imbere y'umuryango, bagiye babona hari undi mujama waje, hari akandi kamodoka keza kari aho ngaho, hari undi mujama waje nyine uri aho ngaho nyine, uri ku rugo rwe nyine, ku marembo yo kwa Rose, kuri ya nzu nyine. Bamuna hari umujama nyine uri kumwe na se bari kuganira. Rose yagerageje uburyo bwose nyine ahita kinga Mark kugira ngo atabona uwo muhungu, ahita atangira kwikomplika, agatangire gutekereza ibintu byinshi. Yise asezerera Mark nyine arataha. Rose ahita agenda, agera mu rugo, agezeyo nyine arabasuhuza, ahereza umuhungu ikiganza, ahita yinjira mu nzu nyine. Papa aramubwira ati garuka hano, ndavuze garuka hano. Gusa Rose yanga gusuzugura se, aragaruka aravuga ati ariko nuko nguko usuhuza David, nuko nguko usuhuza umugabo wawe w'ahazaza.
Rose aramubwira ati ntago meze neza David, unyihanganire. David nawe nyine ni umwana mwiza utagize icyo twara. Aramubwira ati okay, nta kibazo, ndabyumva, genda uruhuke, nanjye naje nagutunguye, nako naje ngutunguye, nta kibazo, turaba tuvugana n'uruhuka cyangwa se twanavugana n'ejo, nta kibazo pe, nanjye nuko naje ngutunguye ntabwo wari ubyiteguye, nta kibazo, tuzavugana ejo. Mu kugenda rero ubwo ngubwo Rose yageze mu buriri araryama, ariko kuryama biranga, ageze aho nyine ari gutekereza ati nk'uyu muntu yaje kumara iki hano, nk'uno muntu bimeze gutya na gutya. Mu kujya kuryama abandi bagiye kuryama ahise aca mu idirishya, ahita asohoka, ahita agenda ajya gukomanga kwa Mark arakingura ati uramara iki hano uko bwije, bimeze bite, habuze iki waje kumara iki hano? Ati wanyu babimenye uzi ibintu byambaho, urajya hehe muri iri joro? Rose aramubwira ati kuryama byanze ibitutsi nabibuze, nabuze ikintu nkora, nyine ibitekerezo byambanye byinshi. Ati none wa muhungu nyine ngo dukundana ngo mu rugo bashaka kunkingira yaje mu rugo, nyine ndikumva ndi stress, ndikumva nta nyine nabuze amahoro, nahisemo kwiyizira hano, nyine nabuze ukuntu mbigenza. Ubwo hagati aho ngaho mu rugo naho mama yatumye murumuna wa Mary, yamutumye mu cyumba cya Rose nyine we ntawe uri mu cyumba, nyine Mary yaraje arakomanga, mu gukomanga abura umuntu umukingura, agerageza gusunika urugi, wapi, ahita ahamagara mama ati mama muze hano, muze, sinzi ikintu cyabaye kuri Mary, ntago ari gukingura, bimeze gutya na gutya. Papa araza agerageza uko bishoboye, birangira ingufuri bayishe babura umuntu, basanga nta muntu urimo, bahita bibaza se wa mukobwa yagiye he? Barebye basanga idirishya rirakinguye. Baravuga ati none ibi ni ibiki biri kuba ku mukobwa wanjye, yagiye he? None ubwo batangira kumushaka, kumba umuntu bashaka yibereye kumwe na Maka, nta kibazo bafite, bicaye hanze bari gutera story, ibintu bimeze neza. Ubwo sasa nyine abandi bari gushaka, mu gihe ntuza Rose we na Jacques na Mark bimereye neza. Mark ari kumubwira ati wakoze amakosa kuba wavuye mu rugo utabivuze ukaza, none urabona ni mu ijoro, tubyanga bino guhuma ababyeyi baba bari kugushaka. Rose aramubwira ati ndeka nibyo birabareba, nibashake bakomeze banshaka, ibyo ni akazi kabo. Mark aramubwira ati ariko twagakwiye kujya mu rugo byibura tukababwira nyine ugataha bakutse imitima. Rose aramubwira ati oya, ntabwo ibyo ngibyo mbyumva, njyewe aka kanya naje ngo tube turi kumwe, naje ngo mbe nyine nkuganiriza, nkubwira ukuntu ngukunda, nkubwira ukuntu nyine nakwihebeye, byibura tumarane igihe, byibura n'iri joro turi kumwe, ndikumva nshaka tuba nyine turi kumwe, ndikumva nshaka kumva iruhande rwanjye, ndikumva nyine ndi mu isi yanjye, ndikumva isi yanjye ari wowe, ndikumva ndi gutwarwa n'urukundo rwawe, ndikumva buri munsi umunsi ku munsi, isaha ku isaha, ndikumva ndi kugukunda, ndikumva nyine ntazi ikintu navuga, kuko urukundo ndimo ruri kwenda kunsaza pe, ndikumva nyine namara umwanya wanjye wose, isegonda ryanjye ndikumva narimarana nawe, ndikumva nyine sinzi ikintu kiri kuba muri njyewe, sinzi pe nimba ndi no gukosa, unyihanganire, ariko ndikumva kuba ndi kumwe nawe ari byiza cyane. Aramubwira ati yego, nanjye ndikumva kuba ndi kumwe nawe ari byiza, ndikumva ndetse twanagakwiye kuba turi kumwe cyane, binarenze ibingibi, ariko nanone kuba twagakwiye kuba turi kumwe, ntabwo twagakwiye gukora amakosa, ntabwo twagakwiye gutuma mu rugo wanyu baguhangarikira. Ati bazi ngubu niba wenda bagerageje wenda nko kugushaka bakakubura, uri kumva badahangaritse. Rose aramubwira ati oya, ndabizi nta muntu wagerageza kunshaka muri iri joro, uko byagenda kose ko nasize nabo baryamye, nta muntu wagerageza kunshaka, nta kibazo pe. Ubwo rero mama yahise avuga ati reka tujye kubaza abacuti ba Rose, tubahamagare twumve nyine ukuntu bimeze, twumve niba hari amakuru cyangwa se twumve niba ariho yagiye.
ababyeyi ba Rose rero bagerageje gushaka, barashakisha ahantu hose bishoboka, uko bishoboka kose, babura umuntu, babura aho babariza, bageza baravuga tuko nyine reka tupfe gutegereza nyine, wenda nitubona ataha turabona ataha. Maze kugera nka 11:00 za mu gitondo nyine bahebye nyine, babuze icyo bakora nyine, bose baricaye, ndetse na wa mufiance wiwe Devu nabo ari aho ngaho, nta kintu babona bakora nyine, babuze icyo bakora. bugiye gucya Rose yabwiye Devu nyine nabo bameze nkaho baraye bicaye bari kuganira, umwe aryamye ku wundi, nyine urabona ko urukundo rwatangiye kuryoha, urabona ko ibintu bimeze neza. Rose yabwiye Makara avuga ati rero nubwo bwose naje ariko byanga binoga ngomba gutaha, kandi ngomba gutaha hakiri kare kugira ngo mu rugo batamenya ko nyine hari ahandi hantu naraye, batamenya ko ntaraye mu rugo. Ati ubwo rero ngomba guhita ntaha byanga binoga. Makara avuga ati cyakora ibyo nibyo rwose, tereka ngo herekeze nkujyane, wenda tugere hafi y'urugo none dusubira mu rugo. Ati ubwo sinzi ukuntu ndi bwurire mu idirishya. Ntuza rero Mark yaherekeje Rose, bagenda bari kuganira. Rose ari kumubwira ati ndikumva rwose, ndikumva ndi kugukunda bikomeye, byibura ndashaka kumara igihe kinini cyanjye, iki kiruhuko cyose ndashaka kukimarana nawe. Rose akamubwira ati ariko ngenda naguha contact zanjye, niba nanagiye no mu rugo, niba nanasubiye no mu rugo zahe tuvugana, cyangwa se na adresse yanjye gutya na gutya nahangaha, wowe wazajya ugerageza ukamvugisha, wenda nubwo nta phone ufite ariko ushaka no kunyoherereza n'ubutumwa, ushobora no kugira iki tukazajya tuvugana. Mark aramubwira ati we nta kibazo, wowe uza, niba wenda niyo nge ntanakwandikira ushobora kunyandikira, kuko wowe uzi naho mba nyine, nta kibazo ngewe. Atari ku byo ngibyo byo gutaha biretse, tumundi turacyari kumwe, ibyo tuzajya tugenda tubipanga umunsi ku munsi. Yaramuherekeje rero amugeza hafi y'urugo rw'iwabo. Rose yinjira mu rugo, Mark asubira inyuma nyine, Mark yishimye nyine, nubwo yageragezaga kubigenza gake nyine kugira Rose atabona ko nyine nawe yasaze, ariko yatashye yishimye. Haragenda ahita agera mu rugo iwe, narishimye, atajya kuri wa musaza aramubwira ati muse noneho nabonye umukobwa nkunda, nabonye umukobwa mwiza, ati noneho ya nzu yawe ndayigura ndakoresha uko nshoboye, nshaka nzajya kuyiba, ariko ubu ngubu noneho nabonye umuntu nayituzamo, nabonye umukobwa mwiza, nabonye umukobwa uteye neza, nabonye umukobwa ahumura ku buruta uburabyo, ni mwiza ndabigutuye muzehe rwose. Ndashaka ko ino nzu yawe nyakorera amafaranga, ndayakorera mu gihe gitoya, ngomba kuba nayiguze. Muzehe aramubwira ati urukundo rw'abana ubwo uri kumva wasaze, ariko ibyo ngibyo ni by'igihe gitoya. Muzehe aravuna ko Mark aravuga ati ubu nibwo bwa mbere nkunze, ndashaka ko buno ari bwo bwa nyuma, ndashaka ko n'umukobwa mukunda byiteka byose, ndashaka ko ejo nzamukuzanira ukamubona, ukabona ubwiza bwiwe, ndabugutuye, ni nta makemwa sinabasha no kubivuga. Mu gihe Rose we yagarutse aho ku ruhande rumwe, Rose we ageze mu rugo asanga abantu ntibaryamye, bose baramutegereje nyine, buri ukuntu yifata, buri ukuntu abigenza. Arinjira nyine amubwira ati waraye bimeze bite. Akimara kumubona agiye kumukubita urushyi wa musheri wiwe, aramubuza ati hoya hafi udakora iryo kosa, ibi byihorere, reka kwirirwa ubitesha umutwe, reka kurwana, reka banza dusobanurire. Papa we yahise amubwira ati hoya nta bundi busobanuro, nta rundi rwitwazo, nagenda azinga udupa, imyenda ye yose, buri kimwe cyose, ubu ngubu tugiye guhita dusubira mu rugo direct. Rose aravuga ati hoya papa, ntabwo nagenda, ntabwo bishoboka, ntabwo ibyo bintu byo kugenda byo byivanemo, ibintu byo kugenda byo wibitekereza, nta hantu ngomba kujya. Papa nawe aravuga ati ndavuze ngo zinga ibyawe tugende, kandi ntabwo nsubiramo, nta nubwo nongera kubivuga inshuro, zinga ibyawe tugende. Mama we nawe aravuga ati Rose mwana wanjye, wambabariye tukagenda, ibi bintu birimo ukabivamo, reka tugende dusubire hano, niba utangiye kujya urara amajoro nturare mu rugo, ntugire ute, reka dusubireyo. Rose aravuga ati mbabarire basi, manze ngira abantu njye gusezera, manze mbabwire ko ngiye.
papa aramubwira ati hoya, navuze ngo nta kindi kintu usigaje gukora hano, twagiye tugiye gusubira mu rugo, n'iryo tegeko rihari aka kanya, ugiye guhita upakira ibintu byawe, Mary nawe ugenda upakira ibintu byawe, duhita tugenda direct. Ese aba bantu barasubira mu mujyi? Ese Mark na Rose birarangira gute? Ese umukecuru wari buze kwibuka, ari buze kwibuka nyine ukuntu ibintu bimeze, yibuke ko ari we Rose, yibuke Mark kari Mark nyine umugabo we uri kumubwira iyo nkuru, we nyine wahwari nyine yahise acika intege yumva ko nyine bagiye gutanduka, nyine Rose agiye gusubira mu mujyi, Mark akaguma mu cyaro. Isi nyine biragenda gute? Ntabwo nyine uko byagenda kose agace ka nyuma navuga ko ariko ka nyuma kazaza vuba, nako twumve nyine ukuntu iyi nkuru ya Mark na Rose